ikibi cyo uhita ucyumva. Natanze urugero rw'ababyeyi bange baragiye ntangira kubaho. Njye natangiye kwiga donc bapfuye 94 natangiye kwiga kubaho nibeshejeho guhera ku myaka 4 nibwo nababuze mbura mama mbura na papa ntangira kwiga kubaho nibeshejeho. Urumva icyo gihe narumva aho ni igikomere cyatangiriye. Noneho rero ninjizwa mwisi ivuga ngo Yesu niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'ubupfakazi. Abo ninjiriyeho aho kugira ngo banyigishe ko Yesu arenze ibyo ngibyo, donc banyigisha ko ari we se w'imfubyi, nangira kumurebera mu bupfubyi no kugendera muri iyo ritime yuko ari we se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi umunsi ndetse n'ejo hazaza. Rero ihumure ry'abantu ni ryiza, umuntu rwose araguhumuriza akakwitaho, sirituke no mu guhumuriza kw'abantu. Imana ikora, nangira nasenze ngo Imana itugire vase d'honneur. Hari amavase d'honneur y'Imana ikoresha kugira ngo umuntu abe donc abonye ihumuri. No mu guhumuriza nakubwiye ngo Imana izana n'ibikoresho byose. Mu bikoresho rero ikoresha n'abantu. Hari abantu bashaka kuguha ihumura ariko ritavuye muvuze ngo humura. Tuba tuvuze iki? Wumva iki? Ijambo guhumurizwa kuri we ni iki? Ijambo humura riva ku nshinga yitwa ndavuga Satani. Ibyo akwereka ko ari ifatiro cyangwa ari ahagufatiye ari ahagutegeye, niho Imana ishyize inzira yo kukwambutsa ikugeza mu gakiza kayo. Gusa wowe ndaguhamagara ngo uze mu mahoro ye, wihagararire gusa kwereka agakiza kuzanira. Amen. Ndumva ari ryo jambo nabwira abantu badukurikiye. Mukomerere kuhabakomerekeje, mukomerere no mu babakomerekeje, nimuhe urwaho abanzi. Kandi mbwira aba bantu buriya turi mu bihe bigoye mu Rwanda bidukomereye. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ndagira ngo mbahe ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, abumva ururimi tuvuga ndetse n'abatwumva n'abumva amarekozi w'Imana, umunyamakuru Bless Robert akaba Robert, babita ni Robert, niba ari Robert ariko cyera bavugaga Rubereti. Asaza bakunda kuvuga ngo ni Rubereti. Igihe umuntu aribwira nk'abana batoya bakumva dufite amazina. Tuguhaye ikaze rero kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana. Mukunze kumva avuga nyine birumvikana. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byihariye kuri channel yitwa Cyprien TV Show. Aho rero ushobora kuhasanga ibiganiro byacu. Niho hari umwimerere wa Cyprien. Niho iyo ushaka kuri wa Cyprien undi naho ngaho umusanga. Aho niho ari iwe wanya. Naho mwirembo ryera. Mwirembo ryera naho haraba ariko aza gakeya, hari igihe utanamenya niba ari we wahaje. Ariko muze neza ku mugezi. Y'amazi y'ubugingo, hari umuririmbyi yaribye ngo naya amazi y'ubugingo. Ese kutayise amazi y'ubugingo ni umugezi wa bwoko ki? Icyo nicyo tugiye guheraho. Umugezi ni isoko cyangwa se ivomo ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo. None se kuki utayise isoko ngo twumve ko hari imvano, naho umugezi ni kubera biragora. Bimwe mu bintu Imana yadushyizemo yaduhaye kuba twebwe. Urumva icyo ni igitekerezo cya Cyprien. Iyo nza kuba njya kuyikleya twari kumwe nashobora kukugisha inama ukana icyo gitekerezo kubera ko ari njye wari uhari. Numvaga umugezi ivomo, isoko, donc ahantu umuntu ashobora kugera. Iyo tuvuga ibi bintu bibera mu isi y'umwuka ariko tukabizana mu isi y'umubiri. Kamfata urugero abantu babyumve neza. Urabona Bibiliya ibamo amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Buriya isezerano rya kera ni igishushanyo mbonera cy'isezerano rishya.
ibintu byo mu isezerano rya kera kenshi byakorerwaga mu mubiri ariko bisobanurwa mu by'umwuka. Ariko isezerano rishya ni ubuzima bwo mu mwuka noneho. Rero nshobora kwita umugezi udukurikiye akaba yavuga ati se nk'uko uri kumbaza hari n'ushobora kumva hari uwe yumvisha igishegu n'urugero nkuhaye sibyo, ariko donc twinjirane mu isi y'umwuka ni ivomo, isoko, ahantu umuntu ashobora kugera afite inyota. Urumva ko ni igishushanyo mbonera cya Kristo mu yindi nyito umuntu adashobora kumva, kuko Yesu niwe avuze ngo ninjye utanga amazi amara inyota, amazi y'ubugingo. Urumva ni ya soko yawe. Reka tugiye ku mugezi ho, umugezi tuzawugaruka butaha. Yego. Ariko abantu bajyeho bakore subscribe ndetse na comment yanyu, ibiganiro byiza cyane. Ariko umugezi ufite igisobanuro gikomeye muri Bibiliya, kuko biravuga ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Agasoko gashobora kuba gatoya ariko umugezi ni umugezi. Hari n'undi wawuvuze, Ezekiyeli yaravuze ngo ni umugezi nabonye wagira gute wakwambukwa n'umuhanga. Ni umugezi. Hari n'undi wawuvuze mu Byahishe aravuga ngo nagiye kubona mbona umugezi, amazi aturuka imbere ya ntebe ari umugezi, ngo aza ari uruzi runini. Ahubwo urangurira nta nubwo ibyo ngibyo wari ubizi. Pakuba narindi mwiyerekwa numva umwuka w'Imana ambwiye ngo shinga umugezi. Urangurira hari igihe ukora ibintu nkatwe twibera mu buzima bwacu muri Bibiliya. Ubwo rero urumva ko nkugeze n'ubutaha n'uzayakubaza uzagita umusobanura. Imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Aha. Niba rero mubatije mukaba munakomeje, ndagira ngo banze mudusengere. Ko nakomeje. Niba udakomeje ariko ukabatije gusa ndakomeje. Sinkomeje ariko ndakomeje. Oya ntukomeje ariko urakomeye. Oya sinkomejwe ariko ndakomeje. Reka dusenge. Asante Mana, turagushimiye, tugushimiye ko uturemeye umunsi mwiza nk'uyu, nawo ngo tuwishimiremo. Ni ukuri izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora, ngo imbabazi zawe, urukundo rwawe, ineza yawe ize ibane natwe. Reka tube vase d'honneur yawe, hanyuma uzuvugire muri twebwe. Ikiganiro tugiye gukora kitugirira umumaro bwacu ndetse kigirira umumaro n'abagiye kudukurikirana. Twongeye kwihanganisha no gukomeza imitima ibabaye, ikomeretse kubw'ibihe bikomeye abanyarwanda turimo, ariko duha imbaraga kuko muri wowe niho hari isoko y'umunezero, hakabamo isoko y'amahoro adakama. Uduha umugisha hamwe n'abadukurikiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Amen. Robert, iyo tuvuze ngo humura tuba tuvuze iki? Wumva iki? Ijambo guhumurizwa kuri we ni iki? Ijambo humura riva ku nshinga yitwa guhumura. Atari uguhumura bino byo kuba akantu kahumura neza. Guhumura havaho amagambo agiye atandukanye. Ihumure. Iyo uvuze rero ngo humura, ni ijambo rinini, ni ijambo numvamo Imana. Humura ni ijambo numva rirema ubuzima butari buriho. Ni ijambo numva rikuraho ibintu byari bibi ku muntu bikamuremera ibyiza. Humura rero ni ikintu kinini. Nyumva mu buryo bunini cyane. Nyumva ku muntu, nkayumva ku gihugu, nkayumva ku isi, nkayumva no mu bumana. Humura ni ijambo rinini cyane. Yego. Iyo umuntu ari kubwiye abakozi iki muri wowe? Nkangiye yarimbwiye, ribwirwa umuntu ryari. Ribwirwa umuntu igihe umuntu
akomeretse akeneye ihumure. Iyo umuntu ambwiye rero ndi mu bimbabaza ndi mu binkomeretsa akambwira ngo humura, donc ni nk'imbaraga zimvanaho narindi kagahinda kari kameranye akanyambutsa anjyana mu ihumure nk'uko ndi kubivuga. Ni ikintu gikomeye cyane nk'iyo umuntu ndi mu ntambara ikomeye y'ubuzima nkumva ijwi rimbwira ngo humura, ryaba rivuye ku muntu ryaba rivuye ku Mana, ni ijambo rikomeye cyane. Guhumura rero bifite icyo bivuze. Yes, kubona ihumure. Urumva ishinga irimo uburyo bubiri, guhumura no guhumura, donc kugira ihumure. Hari iri humure Bibiliya ivuga n'ihumure abantu bavuga riba ritandukanye. Yes. Ni ukuvuga iyo umuntu agiye kuguhumuriza akenshi anaguhumuriza atarumva uburemere byatumye ukomereka uhungabana. Ariko Imana yo iyije kuguha ihumure irema mu mutima. Yes. Ikazana n'ibyangombwa byaryo. Mu bantu badukurikiye harimo abababaye. Yego. Nutabaye none ejo azababara ejo. Niyo mpamvu turimo dutangaza ihumure rihoraho. Iyo tuvuga ihumure riza mu buryo bubiri. Kaduhere ku ihumure umuntu yaguha. Umuntu ashobora kumenya amakuru n'amateka yawe yuko wahungabanye cyangwa se wahungabanijwe, akakubwira ati humura turi kumwe, humura nzakorana nawe, humura nzagendana nawe. Yewe ga nubwo buryo akubwiyemo akanashyiramo n'imbaraga ze ko ukabona ko aguhaye ihumure. Hari nubwo umuntu ashobora kukubwira ngo azaguhumuriza ntaguhumurize nk'ibyo yemeye, ariko none ihumure ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo abarushye abaremerewe munsange ngire gute mbaruhure, muzane amaganya yanyu yose muyanyikoreze. Reka mvuge ko ihumure Imana itanga ni ihumure rikomeye. Iyo Imana iri komora umuntu kubera ko ireba mu mutima ikanawitegerezamo neza, imenya intangiriro y'igikomere, buri Imana ireba impamvu abantu tukareba igikorwa. Imana ikareba icyatumye ukomereka n'icyabiteye, hanyuma mu kuza kuguha ihumure ryayo ikazana byose mu guhera muri fondasiyo y'uko gukomereka n'uko guhungabana, ikomora igahumuriza kugeza kuri plafo. Ntangariza abantu badukurikiye, umuntu ashobora kukuzanira ihumure agahera mu rwagati rwaho wakomerekeje nawe wakomeretse, niyomora ahereye mu ntangiriro z'igikomere. Ariko Imana y'ubwayo izana ihumure rifite aho ryatangiriye ukomereka rikageza muri plafo yaho wagarukiye ukomereka, kandi ihumure rigakomeza uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Rero ihumure ry'abantu ni ryiza, umuntu rwose araguhumuriza akakwitaho, situke no mu guhumuriza kw'abantu. Imana ikora, nangira nasenze ngo Imana itugire vase d'honneur. Hari amavase d'honneur y'Imana ikoresha kugira ngo umuntu abe donc abonye ihumuri. No mu guhumuriza nakubwiye ngo Imana izana n'ibikoresho byose, mu bikoresho rero ikoresha n'abantu. Hari abantu bashobora kuguha ihumura ariko ritavuye muri bo ahubwo rivuye ku Mana. Icyo ni cyiza cyane. Noneho nari ngiye kukubaza ngo ese umuntu ababaye ari ahantu yicaye yigunze yibaza igikurikira ikindi, ubona akeneye iki cyamufasha kugira ngo ave muri ako gahinda?
hari igihe umuntu aba afite umubabaro noneho umubabaro iyo umaze kuba mwishubishavu reka n'umuntu ushavuye nawe tumushyiremo bose umuntu ubabaye umuntu ushavuye kimwe mu bintu uyu muntu akeneye ndaza kuvugira mu mpande zombi akeneye umuntu abwira umubabaro we n'intimba ye n'agahinda ke n'ishavu rye sinzi ibintu mvuze niba ubyumva nimba agahinda ishavu n'umubabaro uru ni urusobe rumerera mu mutima ukomeretse iri ni ishyamba rihinze mu mutima ukomeretse ikintu cya mbere akeneye rero akeneye umutega ugutwi Bibiliya yo iyo ibwira uyu muntu iramubwira ngo niba ubabaye ugire gute usenge impamvu imutegeka gusenga ni iki gusenga ni liyezo ni connection ihuza umuntu n'Imana kuko niba hari ikintu nabonye kiza ahantu Imana iba neza ni isengesho ry'umukiranutsi niryo ryonyine niyo umukiranutsi yaba ari umwana muririmbyi yararirimbira avuga ngo gusenga k'uwo muntu kuratumbagira kukagera imbere y'Imana ngo Imana ikumva igasubiza iryo sengesho mu isi y'ubuzima busanzwe umuntu ubabaye ushavuye akeneye umutega amatwi akamubwira intimba ye hanyuma uwabwiye iyo ntimba akamuha rya humure navuze ryo mu muntu hanyuma kubizera Imana bakayizera ko ishobora ibintu byose bakeneye kuyiba hafi nk'uko wabwira sipiriye n'Imana nayo yibwiye kuko Imana yaremye sipiriye ufite ugutwi nayo ubwayigira ugutwi ntabwo Imana yajya kure mu gutwi itakugira nayo irumva nguyu umuntu ikintu akeneye umwumva akeneye umwumva kandi yamara kumwumva akisanisha nawe muri iyo ntimba n'ako gahinda bakiga uko bakavananamo mu buzima bwawe nk'abantu ushobora kuba ukurikira muri speech zabo cyangwa mu ndirimbo zabo bahanga ukumva zikuzanira ihumure ni nk'abandi mfite umudamu umwe nkunda bamwita Clarisse Kamire dondonko ari mu bantu nanjye bamihumure nimvuga gutyo abantu banyumve neza hari igihe umuntu avuga ikintu abantu bafite intambara mu mitima yabo ariko ni wa mubyeyi uvuga ukumva nyine donko avuza ibiri mu mutima wakankoresha iryo jambo cyangwa se akuvugiye ibyo wumva gushaka kumva kandi niba ari ikintu kiryoha ku isi ni umuntu uvuga ibyo ushaka kumva cyane cyane twe Abanyarwanda tubikunda kubi kuvuga ibyo ngiye nshaka kumva rero niwe muntu niba ushaka kuvuga ikintu ni indirimbo yaririmbye ni speech ni umukozi w'Imana Kamire Clarisse ubwo sinanamuzi ntago umuzi ubwo uzagira amatsiko yo kumumenya ndamukunda abahehe akorera hehe Abaholandi mu Buholandi ntihatuye hanyuma undi muntu nkunda kuwacinga ngakurikira ni His Excellency iyo habayeho nka incidence mu gihugu donc yagiye nko gusura ahantu nkunda kumukurikira kuko hari uburyo agira aki-intellectuel iri hejuru rero nkunda umuntu uri muri dimension y'itekereza biri up how can you resolve problem nkunda ukuntu iyo ari gukemura nk'ibibazo abigenza bari mu bantu nkunda kumva speech zabo nanjye zikanyubaka yego perezida we afite ubudasa muri byose yego iyo tugaruke ku ihumure yego mu buzima mbere yuko tugaruka ku ihumure hari abantu bakubabaje
yego. uwakubabaje yakoze iki? Niki yagukoreye kirakubabaza? Hari uburyo bubiri abantu bakoresha babaza umuntu. Bakoresha umwuka umenyesha ikibi n'ikiza. Hari igihe umuntu agukorera ikintu cyiza bikakubabaza. Hari n'igihe umuntu agukorera ikintu kibi kikakubabaza. Rero warumajije ngo bagukoreye iki? Bakoresheje umwuka ubamenyesha ikibi n'ikiza, barambabaza. Bo kubabaza bate nyine? Reka mvuga iki kintu abantu banyumve neza. Umuntu ashobora kukwicira umubyeyi wakureraga, wari ugufite mu biganza. Icyo gihe iyo amwishe aba akuremyemo kwibera umubyeyi, donc gutangira gufata inshingano igihe kitaragera. Ubu nk'ubu ngenda umupapa, mfite abana banjye ninjye baba bareba. Rero iyo ubayeho none abo wakarebye ntube ufite ubushobozi bwo kubareba, ugatangira kwireba, urumva izo ntangiro ni igikomere, ni umubabaro uba utangiye kare. Niba ushobora kujya nko ku ishuri wakaguhaye minerivare ukisanga ari wowe ukwiye kwishakira minerivare, uwo muntu wabikoze aba yakubabaje. Kabiri, ubwo ni mu kibi. Hari abantu bambabaje kandi bababaje n'abandi. Hari abantu batigeze batwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tumara igihe kirekire tukugendana bataratubwiye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho dukuriye tumenya ukuri, dusanga aba bantu baratubabaje kandi tukibana nabo twabonaga ari ibintu byiza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo navuze umwuka umenyesha ikibi n'ikiza, ubundi ni uwa Satani. Rero waba ukoreye mu cyiza, waba ukoreye no mu kibi, ubabaza umuntu. Abantu rero nicyo kintu, niyo ntwaro bakoresheje, barambabaza. Nanjye kubera ko nyambaye, nanjye nshobora kuba harabona babaye. Nakoresha ikibi, nakoresha icyiza, mfite abantu nababaje. Urumva ni vice versa. Yego. Uko bakubabaje ntituragera ku gisebe cyawe, watinze imbere yawe usanga ibyo bakubwiraga bitari byo. Yes. Ese aho sindahumva kugira ngo nawe donc ariko ikiza kugeza ahantu nkubwira ntihumura noneho ba bantu barahindutse. Ikibi cyo uhita ucyumva. Natanze urugero rw'ababyeyi banjye, baragiye ntangira kubaho. Njye natangiye kwiga donc bapfuye 94. Natangiye kwiga kubaho nibeshejeho guhera ku myaka 4. Nibwo nababuze, mbura mama, mbura na papa. Nangira kwiga kubaho nibeshejeho. Urumva icyo gihe narumva aho ni igikomere cyatangiriye. Noneho rero ninjizwa mw'isi ivuga ngo Yesu niwe se w'imfubyi, akaba umugabo w'ubupfakazi. Abo ninjiriyeho aho kugira ngo banyigishe ko Yesu arenze ibyo ngibyo, donc banyigisha ko ari we se w'imfubyi, nangira kumurebera mu bupfubyi no kugendera muri iyo ritime yuko ari we se w'imfubyi, akaba n'umugabo w'abapfakazi. Mbana nawe imyaka igera muri 24. Ubicaye imbere? Bicaye imbere. Ubizi gutya? Ari uko mbizi. Hanyuma gusa icyo nshimira Imana, ntiyita ku gihe umaze urorongotana mu ishyamba, yita mu gihe itaye izindi ntambwe ikaza kukureba ikakuzana mu zindi. Nza kumenya ukuri ko Kristo arenze aho ngaho. Tubana nawe noneho wa mubyeyi, nza gusobanukirwa wa mubyeyi donc we atari no mubyeyi wo mu by'ubuzima, ahubwo ari umubyeyi w'uyu munsi n'ejo haza ubuzima bw'iteka. Ngiki kintu ntari narasobanukiwe. Kandi abantu badukurikiye nishimangira kugira ngo abantu bacyumve neza. Abantu benshi bafite amakuru kuri Yesu, kamfate nko ku musaraba. Bafite amakuru kuri Yesu nk'umuntu bateye imisumari mu biganza, nk'umuntu bateye icumu mu rubavu. Bamufite amakuru nk'iyo mibabaro
yo kumusaraba. Ariko ntago Yesu ari muri icyo ngicyo, kuko si we wenyine wajyanywe inyabihanga kumusaraba. Hari ibindi bivume byinshi, ahubwo Yesu icyamujyanyeyo nicyo kinini cyane kurenza imisumari bamuteyemo. Abantu benshi rero babayeho mu buzima bwo kurizwa n'imisumari itewe muri Kristo, nibarizwe n'urukundo rw'icyamujyanyeyo. Donc umurimo yahakoreye niwe ukomeye cyane kurenza imisumari yahaterewe, kuko si we wenyine wagiye kuyitererwayo, n'iruhande rwe hari abandi babiri bayitewe nkawe. Yewe si we Rongiriyo yateye icumu mu rubavu wenyine, na bino bisambo yabiteye icumu. Ahubwo icyo Yesu yakoreye ku musaraba nicyo nkubwira ngo naje kumenya. Ndavuga se aba bantu batabimbwiye barabizi, nsanga hari ababizi banga kubibwira abantu kubera inyungu zabo. Abo rero urumva ko nabo bakomerekeje umuntu babishingiye mu byiza. Yego. Aho uzi umuntu uhagarara mu nzira, se bakubwiye ko Yesu ari se wipfubye, wageze kuri Yesu araguhakanira kubwira ko ibyo bavuze atari byo. Yego. Maze kumugeraho akaba muri ibyo bavuze ngo nageze ku mwami Yesu ambohora. Kimwe mu bintu cya mbere yabohoye, yambohoye ko uri kumva, ndetse anankomeza ko ama nihumure ko ubuzima bwanjye nawe budashingiye ko ari we data ari we mama nkuko umuririmbyi yaririmbye, ahubwo ubuzima bushingiye ko ari we ndivuko rye nka mwene se mu Mana. Sinzi ni munyumvishije neza. Ntago ndakumva neza. Namugezeho nsanga uko namufataga nka data, nkwiye kubaza ipantaro, nkwiye kubaza icyo kurya, nkwiye kubaza minerivare nk'uko abandi bana bazibaza ababyeyi babo. Iyo shusho mubonamo asumbye iyo ngiyo, ahubwo urukundo rwe rwuzuye kurenza uko nekereza, no kumbyara kwe bidashingiye muri iryo vuko ryo kwa Adamu, ahubwo bishingiye nk'uko ari Adamu wa kabiri, rishingiye mu munezero w'ubuzima bw'uyu munsi no kunshyira mu bwami bwe. Sanga kumvutsa kwe kuvuga ngo ni se w'imfubyi akaba umugabo w'apfakazi, ni ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza, ni ipfundo ry'imibereho itari iyi ngiyi tubona, ni iy'ubugingo buhoraho. Donc yanyumvishije ko atari data mu kuma ibijumba, atari data mu kuma inkweto nziza, ahubwo ari data mu ivuko ry'agakiza k'ubugingo buhoraho. Ngaho aho namusanze aransobanurira, arakwisobanura. Donc arihishura. Urumva namufataga nk'utaramwihishurirwa, aha nyihishuriye menye uwo ari we. Wumva ndenga imbibi zo kumubonera mu myambaro, mu biryo, donc mu buriri bwo mu isi, mu mazu yo mu isi, angeza ku rwego rwo hejuru rwo kuba umwe nawe. ahita ahindura imibereho yawe. Yes. Mu buzima ubayemo bw'uyu munsi n'ikinyoma wahebeshywe cy'igihe kinini, yego, ubona ukeneye iki kugira ngo umuntu abe yakwibagiza icyo gikomere wahuye nacyo? Ndashimira Imana, icyo nari nkeneye narakibonye. Ikintu nkundira Yesu nta bwenge azi, ahubwo Yesu niwe bwenge. Njyewe Robert nshobora kugira ubwenge, ariko Yesu nta bwenge azi, ahubwo we composition, donc ibimugize ni ubwenge. Rero kubera ko ari bwenge, donc yaraje ndema mu ubwenge bwo gukira ibyambabaje. Yampaye ubwenge, kandi ubwenge ni ishingiro ry'ibintu byose. Umuntu niba yaranjijuye, ikindi mubaza ni iki? Nta kindi. Donc nageze muri we sanga plani zose yari yaziteguye, yakuyeho ibyambabazaga byose, ibyankomeretsaga byose, imibereho yitwa ko yambabazaga yose ayinkuraho. Niyo mpamvu mushima, nicaye kuri kamera nkanamushima nahavuye. Ukavuga ati rwose wambereye Imana. Yego. Uko niko kuri, kandi
impamvu zo gushima zo zirahari. Niba ari ikintu gitangaje gikomeye ni ugushimira Imana kubona ikwishu. Muririmbyi yaririmbye indirimbo nkunda, aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbishutiye. Niba ari ikintu kiryoshye kibaho ni uko usanga Kristo agukoreye selection mu bandi, biraryoha. Biraryoha pe. Dawidi we yabivuze neza, aravuga ngo hahirwa umuntu witeka atoranye akamwiyegereza. Donc niba ari chance ibaho, nkunda kubibwira abantu, niba ari amahirwe akomeye abaho ni ugusanga Imana igutoranira. Igutoranye. Ukuvuga ati Imana, kuko mu Mana urabona nk'uno mugore w'umusamariyakazi Yesu yasanze ku iriba. Yego. Si we wavomaga kuri ririya riba. Ariko Yesu amusanze we yaramubwiye ngo wamaye kuri ayo mazi yawe y'ibiroho. Atamara inyota. Urumva umurimo wa Yesu? Nkaguha ku mazi y'ubugingo utazongera kugira inyota, ku buryo utazongera kuza kuvoma hano, kuko hano uvoma ni kuri. Hano uvoma ni kuri. Ndetse urazamura mu gitondo akaba yashize. Nguha isoko idakama. Donc ihora idudubiza mu mutima wawe. Ngaho ahantu umuntu agera akabona ihumure ridashira. Ihumure uryama ukaba urifite, wabyuka ukaba urifite, wagenda ukaba urifite, aho waba uri hose ukaba urifite. Naho rero iyo mbivuga mba numva nifuza ko n'undi yamenya aya makuru, akamenya ko muri Kristo donc wagera ugasasa agasambi ukavuga ati mbonye amahoro atari nk'ayabisi batanga. Kuko isi yo yagushuka ikaguha icyitwa amahoro, wagera hirya ugasanga yaritwikiriye amakuba. Dufite ingero z'abantu isi yeretse amahoro, bagera imbere bagasanga ni amakuba. Ahubwo bagasanga ni amakuba n'ibyaha. N'imiruho n'amahane. Niko muririmbyi yaririmbye avuga ngo muri isi huzuyemo imiruho n'amahane. Ibintu umuntu agerageza gukora byose siko yera ko abibona. Ubwo bayagerageje ari gushaka amahoro, yagera imbere akayabura. Ariko mu by'ukuri Robert, yego, waje kwisanga mu gakiza ute? Nyuma y'urwo rugendo rw'ubuzima uri umwana, waje kwisanga mu gakiza ute? Gutyo nisanze mu gakiza gute? Biratangaje, sinzanabyibagirwa. Biratangaje. Nakomerekeye. Navukiye mu idini. Okay, turyita itorero. Njye navukiye muri ADPR. Pe. Mamazemo imyaka yanjye yose, kuretse umunsi umwe nigeze kuvamo nkajya mu no kujyaho no kujyongeyeho mu mirimo yo gushaka imibereho, ariko itorero navukiyemo nakuriyemo ni ADPR. Iwanyu se barabadiyakoni, barabakristo? Kabisa. Ubwo nabanderaga kuko mama na papa nakubwiye ko ntigeze ngira amahirwe yo kubana nabo. Ariko bari bo. Hanyuma muri uko kuvukiramo nabayemo mbamo ndumuramyi, ndumuhimbazi, ndirimba, mbwiriza, ariko uti wakijijwe ryari? Umunsi umwe ntago nzabyibagirwa. Nejo bundi muri COVID nibwo wakijijwe? Yes. Ndibye kujye nkuzi imbere ya COVID uvuga ko ntabwo ari wowe nawe unzi wenyine, na mbere y'abandi baranzi. Nari ndi kuva Kabuga. Navuze ko Imana yihishura batayigishwa. Nari ndi kuva Kabuga ndi mu modoka, ndangije agatotsi kaba karamfasha. Numva ijwi ry'Imana ryahumure twahoze tuvuga. Numva ramwe ngo icura, ndicura. Wanyuma numara kwicura witegereza. Ubwo ni kanga ukurebe. Kanga ukurebe. Ndicura. Ndeba ibintu byose mu modoka. Ndongera ndasinzira. Nari ndi mwiyerekwa. Nuko ndangije wa muntu wari wambwiye ngo nicure ndebe, arambaza kandi turi mu modoka. Arambaza ngo wabonye iki? Ninabonye ko turi mu modoka. Abantu bari mu modoka bameze bate?
ni bamwe bari kwihamagarira ngo basange amazi bayashyuhije, abandi bari kubeshya ngo bageze i Remera, kuko hari umuntu bahamagarira mu modoka arigeze ikavuga wamaza ngo ugeze ngo ngeze ngo kuri convention center. Nabandi ni harabona abonye inyuma bari guteretana n'umusore n'umuhungu bagenda basomanira mu modoka, nubwo nabonyemo abantu benshi. Ni shoferi wamubonye ute? Niwe ntago arangaye, ari focus ku modoka ye. Uwo muntu wari kunganiriza arambwira ngo uko wabonye shoferi yabavanye muri gare akaza kugenda akabageza i Remera muri gare, niko nanjye mbazana mu isi nkazabageza mu ijuru amahoro. Ese ko mbona ushaka kuviramo nzira? Ndikanga urumva ndonko nari mvuye kabuga nahindera n'ubundi nari kuviramo 15. Imana yanyigishije aho hantu, noneho umwuka w'Imana aransanga nkimara kuva mu modoka. Ntangira kugenda numva ndi kugira ihishurirwa rikomeye cyane, rimbwira ukuntu Kristo ari ingabo yanjye. Yego. Ndataha ngeze mu rugo ngira ubwoba kuko n'ubwa mbere nari mbonye yerekwa. N'ubwa mbere pe numvaga abantu bavuga ngo bagira yerekwa, nkumva abantu bavuga ngo bararabona bararota. Ngeze mu rugo mbitekerezaho nyine ukuntu yankangwe, noneho nshaka ryajwi ndongera ndaribura ngo ryongere ringane, kuko numvaga ari ijwi rikomeye, nkumva ni ijwi ritavuga nkuko ryavugaga ikinyarwanda nkuko turi kuganira, ariko nkumva ni ijwi rikomeye rifite imbaraga ritandukanye nuko numvisha andi majwi. Ngeze mu rugo ndaceceka, Bibiliya sinyumve. Kuyumva ni gute? Nkayumvira donko mu migani. Guhera uwo munsi najya gusoma Bibiliya, nangira kuyumva nkarenga inyuguti uko ndi gusoma, nabaye wenda n'urugero kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma namwara ni ijambo ry'indushyi zose aho ziva zikagera usanga zirifite, niryo mfatiye urugero. Naryumvaga gutyo, nangira noneho kuryumva bitandukanye. Ndavuga ibintu byambayeho nibiki, nkafata irindi nkongera ngagenda nkasoma wenda n'urugero Yohana 1:12. Yego. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye n'urugero ntanze. Narisoma nkumva riri kumanuka birenze uko najyaga mbaho. Ndavuga se Imana, ibi bintu bimbayeho niki? Reka mfate nk'urugero nigeze gusoma ndi mu rugo nicaye ndi gusoma Bibiliya, soma ino nkuru ya Dawidi na Goliyati. Ndayumvaga nkayumva nk'uri kureba filime mbere. Yego. Abago Goliyati nkashushanya Dawidi ari kuzunguza ibuye, nkashushanya ari gukubita Goliyati. Urabizi n'abantu mu rusengero bajya bakina utwo dukomedi. Noneho ndisomye ntangira kuryumva bitandukanye nuko naryumvaga. Yego. Numva ijambo ry'Imana bitandukanye nuko najyaga ndyumva, nkumva ukuntu Imana ariyo donko ariyo buntu bwacu, ariyo neza yacu, arizo mbaraga zacu, aribwo burinzi bwacu. Ndavuga si ibi bintu byambayeho nibiki? Ubwo kuva nava naye kugira ryayerekwa. Umunsi umwe nanone ndi mu rugo ndyamye, ngiye kubona nsubira mu iyerekwa, mbona marayika w'Imana araje arambwira ngo uhereye none twakushyize mu mugabane wabo twabyaye, uri umwana mu rugo, twaragukijije. Ndamubaza se ni nakijijwe iki? Arambwira ngo wakijijwe Imana. Wakijijwe Imana. Wakijijwe Imana. Birancarenjinga nabyo. Nakijijwe Imana. Bimbera urujijo. Ndamubwira wansobanuriye. Arambwira ngo uri ngo ntago uri mu mubare w'abari kugirirwa
umujinya n'Imana. Niyo mpamvu Imana wayikijijwe. Uyu munsi wabonye agakiza kayo. Warumbaje ati wakijwe ryari? Guhera uwo munsi nibwo natangiye kumenya ko Imana yamaye agakiza. Yego. Wagiriye ubuntu. Tugaruka gute kwihumura, agakiza kawe karemye irihe uhumure mu bibazo wagiye uhura nabyo by'amateka yawe? Kugeza uyu munsi biratangaje. Kuva nakizwa nyine bakubwira simwuze 2020. Kuva nakizwa. Sinzi ukuntu Imana yabigenjeje. Ashobora kuba yarasoje rya jambo riri muri Amosi rivuga ngo nzabaremera umutima mushya w'inyama mbakure mu mutima w'ibuye. Nzabaha umwuka wanjye mushya mbakure mu mwuka ushaje. Donc bya bintu byamungabanyaga, bya bintu byankomeretsaga, kwa kubaho ndi mu bantu babagaho mfite agahinda ku buryo ari igihe wenda n'urugero nicaga ndi nko kureba nka filime n'urugero nabona filime abantu bakinnye ifite semblable y'ubuzima bwanjye nkamara nk'iminsi ngenda mu nzira nkarira. Ariko guhera uwo munsi byeyutseho ndamahoro nimvuga. Hari igihe ubwira abantu ngo amahoro isi yo nibyumve, ariko ndamahoro kugeza ku rwego nta cyankuraho Yesu ari wa mugani w'umuririmbyi. Donc yambereye ubuhungiro, yambereye ihumure ku manywa na nijoro. Sinzi ukuntu nabivuga. Suko ibimiga noneho unyumve neza. Suko amakuba n'ibyago bitagwiriye, birangwira pe nkabona nta nzira, nta n'agacu ko gutabarirwamo nk'uko bivuga. Ariko aya mahoro arabiganza. Amen. Aya mahoro arabiganza kugera ku rwego mba numva nuzuye, nkumva Yesu n'indirimbo. Ari igihe noneho nsigaye ngenda nkumva sinzi isoko y'amahoro ya Kristo ukuntu itemba mu mutima. Hari ibintu bikuba ukabura ukuntu bisobanurira abantu. Ariko kuva Kristo yanyihishurira ndanezerewe. Niba ari umuntu unezerewe ubaho. Ese ni muri kiragiye wajyaga wiyita Yesu? Nibwo no ibyo ni nyuma ni kwa kundi nyine ugenda yerekwa. Rero barokora bakunda kutwita abasazi. Hari ukuntu nyine yerekwa rigenda rizamuka. Ibyo ni nyuma nejo bundi vuga atari ku bundi kuki Kristo niba ndi umukwe niba ndi umugeni akaba umukwe kuki ntafata nickname ye. Ibyo byaje nyine nabyo ni nyine ryayerekwa nyine byo kuvuga ati oya narakijijwe nyine icyo gihe Kristo yari yaranyijije yaratangiye kungira uwe ntangiye kumva sinzi buri abantu twabanaga kiragiye twarebaga kure tukabona agiye kuvangira. Aha voilà ni hari igihe byari ihungabana ihungabana ry'igi ni kwa kundi ugatahano natinze igihe nabereye kukiye amahoro nigeze nyamenya kare. Washatse izina risumba yana bati usanga duzitwa general nta gisirikare wakoze. Reka sinzavuga ngo ndi docteur ngo ndi prophète. Aya yona rangira ndavuga reka nshyire ry'uwankoye reka nshyire kabisa irya Yesu atuzadega nzajya bwereka yuko yacuguye. None se yakora iki? Uri gushobora kwita docteur bakazana amashuri wize igire bahita hege yazi. Ushobora kuba ati ndi prophète bikagusaba kujya gushaka basaro ngo bajye bagutiza imbaraga kugira ngo abantu babone kureba hazaza. Avuga ati reka shyire iry'uwancunguye ry'uwankoye ritwara. Ariko sinanye nyine hari nabandi hari abo rigaburira, hari abaririsha, hari donc iri zina ryo ni izina ridasanzwe. Ya reka tugushimire. Niba kandi hari ubutumwa bwihariye ushobora kugeza ku bantu bakwiriye ihumure nabwo wabubagezaho hanyuma ubundi ukaza kudushyira imbere y'Imana nakagaruka. Reka mvuge iki kintu turi mu bihe bikomeye, abantu badukurikiye bakeneye ihumure. Ariko ndibuka Yesu ajya gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa arababwira ngo simbasize mwenyine ngo ahubwo mbasigiye umwuka wanjye ari wo mwuka wera. Kabiri arababwira ngo mbasigiye amahoro atari nk'ay'ab'isi batanga. Mbwira umuntu wese udukurikiye ko muri Kristo hari amahoro aganje. Amahoro icyo kanyita amahoro
kuko nyavuze nayo ubwo ni indi topic. Donc muze muri Kristo utanga amahoro. Yaba yagufatiye ku nyanja kuzaniye amafi n'imigati, ariko umenye ko Kristo atanga amahoro. Kandi amahoro atanga umvuko ni jambo ry'Imana rivuga. Iravuga ngo nta mubabaro yongeraho. Imana ihimbazwe. Ni iryo jambo nababwira, mukomere. Kabiri, mukomerere muho mwakomerekeye n'ababakomerekeje. Ari ikintu Abisirayeli nabigiyeho bari ku nyanja itukura. Bibiliya iravuga ngo bageze ku nyanja itukura bahasanga imirimo igera muri 4 Imana yakoze itangaje. Bahasanze hari agakiza. Ibwira Abisirayeli abavuga ngo muhagarare mwicecekere mbereka agakiza mbazanira. Uwo niwo murimo wa mbere Imana yari yashyize ku nyanja itukura. Kabiri, Imana yari yaradanduye ihema ry'icyubahiro cyayo. Urabona wahoze uvuga umuhanda wa Kicukiro, ukuntu bawubatse umwe bakawunyuza hasi undi bakawunyuza hejuru. Imana yamajije Abisirayeli igihe kirekire muri Egiputa iri kubaka umuhanda mu nyanja itukura. Kandi ariko irema imva z'Abanyegiputa mu nyanja itukura. Bivuze iki? Ahari umuhanda, ahari ikibazo niho Abisirayeli banyuze barambuka. Kandi niho n'imva z'abanzi babo ziri. Batangarize ko umwanzi n'ibikoresho bye, ndavuga Satani, ibyo akwereka ko ari ifatiro cyangwa ari ahagufatiye, ari ahagutegeye, niho Imana ishyize inzira yo kukwambutsa ikugeza mu gakiza kayo. Gusa wowe ndaguhamagara ngo uze mu mahoro ye, wihagararire gusa kwereka agakiza kuzanira. Amen. Ndumva ari ryo jambo nabwira abantu badukurikiye. Mukomerere kuhabakomerekeje, mukomerere no mu babakomerekeje, nimuhe urwaho abanzi. Kandi mbwira aba bantu, buriya turi mu bihe bigoye mu Rwanda bidukomereye, dufite imitima yakomeretse itandukanye. Ariko mvuga iki kintu, uwadukuraho izi kava zidutandukanya akinjira imbere yasanga twese turi umwe, turi Abanyarwanda. Kansubiramo aka kantu sibire nawe unyumve neza. Tugiriwe amahirwe Imana ikaduhishurira ko izi kava imbere twese turi umwe. Nta rwango twakongera kugirana mu gihugu, nta n'ibibazo twakongera kugirana, nta wakongera kubona uhemuka n'uhemukirwa. Buri muntu wese azirikane ko Imana imuzana muri iyi si imufiteho umugambi. Hanyuma buri wese mutangarize abe mu mugambi w'Imana nkawe, ntabe mu mugambi nk'ubereyeho abandi. Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye, tugushimiye ko abanye natwe, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wemeye kuganiriza abavandimwe, ineza yawe nikomeze kutuganzaho. Duha umugisha, uduhane n'abadukurikiye bose, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.